Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwa ibihe byose. Imana yacu niyamamare. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi ku wa mbere itariki ni 25 ukwezi ko ni ukwa gatanu umwaka ni 2026. Byuka urabagirane y'uyu munsi turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ibice byaho ni 54, turasoma n'umurongo waho wa 11. Aranditse ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingaho safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko sinjye uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Dore ninjye urema umucuzi, uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kuburanya ruzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, ni ku Uwiteka avuze. Mana y'amahoro ishimwe cyane. Haleluya. Aya ni amagambo akomeye cyane, ni amagambo arimo ihumure ryinshi. Aya ni amagambo Uwiteka avuganye nawe kuri uyu munsi wo ku wa mbere, iki cyumweru gishya dutangiye. Ariko Mana we, uze ngo yewe urengana. Haleluya. Yewe urengana. Imana y'amahoro itugirire neza. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Imana itugire neza. Hari ubuzima umazemo iminsi bwo kurenganywa, hari ubuzima umazemo iminsi bw'igisuzuguriro, ubuzima bwo gukozwa hirya hino, ubuzima bwo guhuhwa n'umuyaga, ubuzima bwo guhuhwa n'umuyaga, ubuzima bwo kurenganywa, ubuzima bw'igisuzuguriro. Yewe urengana. Umva mama, yewe urengana, urarengana, umaze igihe uri mu buzima bwo kurengana. Imana imanuwe no kugukuraho akarengane, Imana imanuwe no kugukuraho ubuzima bupfuye. Yewe urengana we, yewe umaze iminsi urengana, yewe umaze iminsi abantu bakuvugaho amagambo, yewe umaze iminsi abantu bakurwanya, yewe umaze iminsi urengana we, urengana. Yewe umaze iminsi urengana, yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Haleluya. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka. Umva icyo kintu. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Imana y'amahoro ishimwe. Bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Bazagira amahoro menshi.
mu yandi magambo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Birashoboka ko nonaha warizwaga no kwiga kw'abana bawe, ariko nonaha ngaha umva Imana iravuze ngo abana bawe Uwiteka niwe ugiye kubigisha. Uwiteka niwe ugiye kwigisha abana bawe. Abana bawe bagiye kwigishwa n'Uwiteka. Ntiwongere gutinya, ntiwongere kugira ubwoba. Abana bawe bagiye kwigishwa n'Uwiteka. Uwiteka niwe ugiye kubigisha. Uwiteka niwe ugiye kubabambira amahema. Uwiteka niwe ugiye kubahagararaho. Uwiteka niwe ugiye kubahagararaho. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Haleluya. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Abana bawe bazigishwa n'Uwiteka, si icyo gusa, abana bawe bazagira amahoro kandi menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakubakura. Nonaha umva ko Uwiteka avuze ngo agahato kazakubakura, uburetwa buzakubakura. Umva nkubwira ariko Mana, nta kunanirwa kuzaba kuri wowe. Uwiteka ni isezerano ridakuka Uwiteka agiranye nawe uyu munsi wo kuwa mbere. Uwiteka agiranye nawe isezerano ridakuka, agiranye nawe isezerano ridasaza, agiranye nawe isezerano ry'imbaraga. Imana itugirire neza. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakubakure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si njye uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Umva ari uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Dore ninjye mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma, akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro. Haleluya. Nta ntwaro. Umva Imana ivuganye nawe, iravuze ngo ahari bazaterana, ngo ariko Uwiteka ntabwo ari we uzaba ubateranyije. Ahari bazaterana bateranijwe no kukurwanya, ariko Uwiteka aravuze ngo ntabwo ari we uzaba ubateranyije. Icyo kintu wacyumvise? Ahari bazaterana, ariko ntabwo Uwiteka ntabwo ari we uzaba ubateranije. Ntabwo ari we. We arahari kugira ngo akubambire amahema, arahari kugira ngo akurwanirire, arahari kugira ngo akubere umurengezi, arahari kugira ngo akubere umutabazi. Arahari Uwiteka. Haleluya. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya. Umva aya magambo, ndagira ngo mvugane nawe, ntiwongere kugira ubwoba, ntiwongere kugira umutima uguhagazemo. Ijambo riravuze ngo nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Intwaro zose bacuze ngo zikurwanye, izo zose Uwiteka zitesheje agaciro. Intwaro zose bacuze ngo zikurwanye, Uwiteka zitesheje agaciro. Nta ntwaro n'iyi n'imwe bacuriye kukurwanya izigera igira ikigutwara. Kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya, uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Haleluya. Umva, hari imanza wari ufite, hari imanza wari uri kuburana, ariko Uwiteka arakuburaniye. Ijambo riravuze ngo ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya, uzarutsinda. Uwo ni wo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Uwo ni wo murage w'abana b'Imana. Uwo ni wo murage w'ubwoko bw'Imana. Uwo ni wo murage w'abubaha Imana. Uwo ni wo murage w'abakunda Imana. Uwo ni wo murage w'ababa bugufi bw'Imana. Haleluya. Kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuze. Ariko
ndagira ngo mvugane nawe. Uwiteka aguhaye ihumure, nawe humura. Uwiteka araguhumurije, tuza umutima. Iryaguteraga ubwoba byose ntibikongere kugutera ubwoba ukundi, iryakunanizaga ntibikongere kukunaniza ukundi. Uwiteka arakurengeye, Uwiteka arakurwaniriye, Uwiteka akubambiye amahema, Uwiteka aguciriye inzira, Uwiteka akubereye ku rugamba, Uwiteka akubereye maso. Ntiyongere guhangayika, ntiyongere kugira ubwoba, ntiyongere kugira ikikunaniza, ntiwongere kugira ikiguca intege. Uwiteka akubereye ku rugamba. Nonaha Uwiteka akubereye ku rugamba, nonaha Uwiteka aguhagazeho, nonaha Uwiteka ahagararanye nawe. Akira kugirirwa neza n'Imana kandi akira kurengerwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndagushima kutabaye ubwoko bwawe, ndagushima kurengeye abantu bawe, ubatabaye ukababohora, ukabakuraho iminyururu n'imigozi, ukabakuraho igisuzuguriro, ukabakuraho ingoyi mu ijosi. Icyubahiro ni kibi cyawe. Mana, umuntu wese wumvishije ibyo kurabagirane y'uyu munsi, reka yakire igitangaza muri yo. Urakoze Yesu, amen. Imana iguha umugisha wowe ugiye gufata iri jambo ukarishayaringa. Buno buhanuzi bwoherereza abantu batanu, boherereza abantu batanu, inshuti yawe, umuvandimwe wa, umuntu ukunda, mwoherereza buno buhanuzi. Ukibumwoherereza akibwumva wakira igitangaza giturutse ku Uwiteka. Imana igukorera ibikomeye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mvugane nawe utari wakora subscribe kuri Prophete Emma TV. Koraho subscribe. Ugikora subscribe, Imana iguha umugisha. Kanda like, comment yawe ni ingenzi. Ntugende utavuze ngo amina. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.